Tujya mu burasirazuba bw'u Rwanda hari bamwe mu baturage batuye mu mirenge ituriye parike y'igihugu Akagera bavuga ko kuba bayituriye ari amahirwe ndetse bagasaba ko bakwegerezwa ishuri ryigisha ibijyanye n'ubukerarugendo kuko ngo byabafasha. Ese abafite mu nshingano baravugaho iki? Reka tubibaze Yusufu ubona bagenda. Bamwe mu batuye mu bice bikikije parike y'Akagera by'umwihariko abo mu mirenge ya Mwiri, Rwinkwavu ndetse na Kabare baravuga ko kuba iyi pariki begereye ari amahirwe yatuma bahabwa ishuri ryigisha iby'ubukerarugendo. Ibi ngo bikaba byafasha urubyiruko ndetse na bamwe mu bakoze muri bo babibwiye Radio 10 na TV10 muri ubu buryo. Nta mashuri y'ubukerarugendo arimo, ariko icyo dukeneye ni uko haba hari ishuri ry'ubukerarugendo ryihariye, hanyuma iryo shuri abaryigiramo bagashishikariza abandi kugira ngo babone ko babungabunga ibikorwa bya pariki. Ufite urubyiruko runasoza andi mashuri asanzwe, ariko by'umwihariko turibonye naryo rikongera ubundi ku bumenyi basanganywe, byarushaho kuba byiza. Nko muri pariki habayo inyamaswa nyinshi zitandukanye z'amoko tutazi, ariko nk'iryo shuri rije twazimenya bakatwigisha n'uburyo twamenya kwakira abakerarugendo natwe. Kenewe cyane n'iryo shuri byatwigisha ubukerarugendo icyo ari cyo. Icyo gihe byabasha wenda nk'umwana wegereye aho hantu byabasha kurinda umubyeyi we kujya kwiga kure, kandi natwe bikatwinjiriza. Impamvu ryadufasha natwe ubwacu tubyumva gutyo, ntabwo tuzi ubukerarugendo icyo ari cyo. N'ubusa ubuyobozi bwa pariki y'Akagera bwemeje ko ari igitekerezo cyiza kuri bo, ishimangira ko bwiteguye gutera inkunga ubuyobozi bw'akarere igihe cyose bwashyize iki gitekerezo mu bikorwa. Fiston Ishimwe ni umuyobozi wungirije wa pariki y'Akagera ushinzwe iterambere ry'abaturiye iyi pariki, hari ku murongo wa telefone. Yego, ni icyifuzo cyiza kandi ndabashimira ko babitekereje, bigaragaza ko abantu bafite nyine iyo sense ya ownership yo gufata ibintu bikenewe. Ariko muri gahunda pariki y'Akagera ifitanyemo na leta harimo n'uburezi, niyo rero yaba imwe mu zo twakishimira gufatanyamo na leta mu kwishyira mu bikorwa, cyane ko ari umushinga mugari akarere ariko kawuzana ku meza kareba icyo pariki twakenerwaho. Nka pariki ni umushinga mwiza twashyigikira kandi twaba twiteguye gutanga umusanzu wacu mu bikorwa ku bw'inyungu z'urubyiruko. Harerimana Jean Damascene umuyobozi w'akarere ka Kayonza wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yabwiye Radio 10 na TV10 ko iki gitekerezo gishoboka, ariko kandi ko bagiye kubiganiraho n'abafatanyabikorwa ku buryo ngo haboneka ishuri cyangwa ishami ryashyirwa mu mashuri asanzwe ahari. Ntabwo byoroshye yuko tuvuga yuko kuri buri gace kegereye parike twagenda tuhashyira ishuri, ariko kureba ishuri rimwe, abiri cyangwa atatu yegereye kuri parike si no kuvuga ngo ahegereye gusa, biranashoboka yuko dushobora kureba n'irindi kuko iryanakwirwamo n'abantu batandukanye, bitari ngombwa yuko baturuka mu nkengero za parike y'Akagera. So birashoboka rero, tuzakomeza kubiganiraho turebe icyakorwa, ryaba ari ishuri rishyashya cyangwa se yaba no gukoresha amashuri dusanzwe dufite tugashyira muri iryo shami. Kubanga abaturage baturiye iyi pariki y'Akagera babifata nk'amahirwe kuri bo yatuma kubona ishuri cyangwa ishami ry'ubukerarugendo byafasha urubyiruko ruturiye iyi pariki, bagahuriza ku gusaba ubuyobozi gutekereza ku busabe bwabo. Yusufu ubona bagenda, Radio TV10 mu karere ka Kayonza.